Samweli wa kabiri igice cya 23. Aya niyo magambo ya Dawidi aheruka. Dawidi mwene Yesayi washyizwe juru aravuga ati Uwimana ya Yakobo yimikishije amavuta, umuhimbyi w'igikundiro wa zaburi za Isiraheli. Umwuka w'Uwiteka yavugiye muri nge, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana ya Isiraheli yaravuze, igitare cya Isiraheli yarambwiye utegekesha abantu gukiranuka, agatwara yubaha Imana, azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe, n'igitondo kitagira igicu, igihe ubwatsi bushya bwarukiye mu butaka ku bw'itangazo ry'umuhituko w'imvura. Ni koko inzu yanjye nimeze ityo ku Mana, nyamara yasezeranye nanjye isezerano ritazakuka, ritunganye muri bose kandi riboneye, kuko ariyo gakiza kanjye rwose, kandi ririmo ibyo nifuza byose, nubwo itabikoze. Ariko abatubaha Imana bose bazahwana n'amahwa asunikwa, kuko ntawe ushobora kuyafatisha intoki. Ahubwo uyakoraho wese akwiye kwitwaza icumu cyangwa uruti rw'icumu, kandi azatwikirwa rwose ahantu hayo. Aya niyo mazina y'abantu b'intwari ba Dawidi. Yeshebubashebeti w'i Tekemoni yari ingenzi mu bandi batwari. Adina w'Umwezini nawe nuko. Umunsi umwe yicishije icumu ry'abantu 800 bagwira icyarimwe. Akurikirwa na Eliyazari mwene Dodo, umwana w'Umwahohi. Yari uwo muri abo bagabo batatu b'intwari bari kumwe na Dawidi ubwo basuzuguzaga Abafilisitiya bari bateraniye kurwana, Abisiraheli bamaze guhunga. Arahaguruka yica Abafilisitiya, kuboko kwe kugwa ikinya, kumiranwa inkota. Uwo munsi Uwiteka amuha kunesha cyane, abantu bahera ko baramugarukira, bazanywe no kwayanwa iminyago gusa. Akurikirwa na Shama mwene Ageya w'Umuharari. Abafilisitiya bari bateranye umutwe umwe mu murima wuzuye udushyimbo dutoya, abantu bahunga Abafilisitiya. Ariko we yihagarara mu murima hagati, awurindiramo yica Abafilisitiya, nuko Uwiteka amuha kunesha cyane. Bukeye batatu bo muri 30 y'ingenzi baramanuka, basanga Dawidi mu buvumo bwa Duramu mu isarura, kandi umutwe w'Abafilisitiya wari ugerereje mu kibaya cya Refayimu. Icyo gihe Dawidi yari mu gihome, kandi abanyagihome cy'Abafilisitiya bari i Betelehemu. Dawidi akumbuye aravuga ati icyampa nkabona unsomya ku mazi y'iriba ryo ku irembo ry'i Betelehemu. Maze abo bagabo b'intwari uko ari 3 batwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya, bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu, barayajyana bayashyira Dawidi. Ariko Dawidi yanga kuyanywa, ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka. Aravuga ati ntibikabeho Uwiteka kuba ntakora rimwe, ndebe nywa amaraso y'abantu bahaza amagara yabo. Nicyo cyatumye yanga kuyanywa. Ibyo nibyo byakozwe n'abo bagabo b'intwari uko ari 3. Kandi Abishayi mwene se wa Yowabu mwene Seruya niwe wari umutwe w'abo 3. Yakaraze icumu rye yica abantu 300, maze asangira n'abo 3 izina ry'uburangirire. Mbese ubwo ntihari umunyacyubahiro muri abo 3? Nicyo cyatumye aba umutware wabo. Ariko rero ntiyagera kuri ba 3 ba mbere. Kandi Benaya mwene Yehoyada, umwana w'umugabo w'intwari w'i Kabuseri, yari yarakoze ibikomeye. Niwe wishe bene Ariyeli w'i Mowabu bombi, kandi aramanuka yicira intare mu isenga mu gihe cya Shelegi. Yishe n'umugabo mwiza w'Umunyegiputa. Uwo Munyegiputa yari yitwaje icumu, ariko wamanuka yitwaje inkoni, aramusanga, amushikuza icumu rye mu ntoki ze, ararimwicisha. Ibyo nibyo Benaya mwene Yehoyada yakoze, yamamara muri abo bagabo 3 b'intwari. Yarushaga icyubahiro ba bandi 30, ariko ntagere kuri ba 3 ba mbere. Maze Dawidi amugira umutware w'abarinzi be. Asaheli murumuna wa Yowabu yari mwene ba bandi 30, hamwe na Eluhanani mwene Dodo w'i Betelehemu, na Shama w'i Harodi, na Erika w'i Harodi, na Heresi w'i Paruti, na Ira mwene Ikeshi w'i Tekowa, na Ebiyezeri w'Umunyanatoti, na Mebunayi w'Umuhusha, na Salumoni Umwahohi, na Maharayi w'i Netofa, na Herubu mwene Bana w'i Netofa, na Itayi mwene Ribayi w'i Gebowa, na Itayi mwene Ribayi w'i Gebeya y'Ababenyamini, na Benaya w'i Piratoni, na Hidaya w'imigezi y'i Gashi, na Abiyaruboni w'Umunyaraba,
na Azimaveti w'umunyabahurimu, na Eliyaba w'i Sharabini, na bene Yasheni, na Yonatani, na Shama w'i Harari, na Ahiyamu mwene Sharari wa Arari, na Elifeleti mwene Hasubayi umuhungu wa munyamaka, na Eliyamu mwene Ahitofeli w'i Gilo, na Hesironi w'i Karumeli, na Parayi wa Arubi, na Igaru mwene Natani w'i Soba, na Bani w'i Gadi, na Sereki w'Umwamoni, na Naharayi w'i Beroti, abatwaraga intwaro za Yowabu mwene Seruya, na Ira w'Umuyeteri, na Geribu w'Umuyeteri, na Uriya w'Umuheti. Bose ni 37. Samweli wa kabiri igice cya 24. Bukeye umujinya w'Uwiteka wongera gukongerezwa Abisiraheli, abateza Dawidi ubwo yavugaga ati genda ubare Abisiraheli n'Abayuda. Umwami abwira Yowabu umugaba w'ingabo ze wari kumwe nawe ati genda imiryango ya Isiraheli yose uhereye i Dani ukageza i Berisheba mubare abantu kugira ngo menye umubare wabo. Yowabu abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igwiza umubare wari usanzwe inshuro 100, kandi umwami abyirebere. Ariko se mwami nyagasani, ni iki gitumye wishimira ibyo? Ariko ijambo ry'umwami riganza irya Yowabu n'abatware b'ingabo. Nuko Yowabu n'abatware b'ingabo bava imbere y'umwami bajya kubara Abisiraheli. Barahaguruka bambuka Yorodani bagandika muri Aroweri mu ruhande rw'iburyo rw'umudugudu wari hagati mu kibaya cy'i Gadi berekeye Yazeri. Bahera ko basohora i Gileyadi mu gihugu cy'i Tahati-Mohodishi, kandi bagera i Daniyani barazenguruka barinda bagera i Sidoni. Bukeye basohora mu gihugu cy'i Tiro no mu midugudu yose y'Abahivi n'Abanyakanani bagarukira ikusi h'i Buyuda i Berisheba. Bamaze kugenda igihugu cyose basubira i Yeruzalemu bamaze amezi 9 n'iminsi 20. Maze Yowabu aha umwami umubare w'abantu babaze. Muri Isiraheli harimo abagabo b'intwari bitwaza inkota 8,000, abo mu Bayuda nabo bari 5,000. Dawidi amaze kubara abantu umutima we uramukubita. Abwira Uwiteka ati ndacumuye cyane ku byo nkoze ibyo, ariko none Uwiteka ndakwinginze kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe kuko nkoze iby'ubupfu bwinshi. Dawidi yibambuye mu gitondo, ijambo ry'Uwiteka ribonekera umuhanuzi Gadi bamenya wa Dawidi riti genda ubwire Dawidi ati uku ni ko Uwiteka avuze ngo agushyize imbere ibihano 3, hitamo kimwe muri byo aba ari cyo aguhanisha. Nuko Gadi ajya kwa Dawidi arabimubwira, aravuga ati mbese urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka 7? Cyangwa se nuko wajya uhunga ababisha bawe bakugenza ukamara amezi 3? Cyangwa nuko mugiga yatera mu gihugu cyawe ikamara iminsi 3? Nuko wigira inama umenye icyo njya gusubiza iyantumye. Dawidi abwira Gadi ati ndashobewe rwose, twigwire mu maboko y'Uwiteka kuko imbabazi ze ari nyinshi, ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isiraheli mugiga uhereye muri icyo gitondo ukageza igihe cyategetswe. Hapfa abantu inzovu ndwi uhereye i Dani ukageza i Berisheba. Ariko marayika agitunze ukuboko kwe kuri Yeruzalemu ngo aharimbure, Uwiteka arakuruka iyo nabi abwira marayika warimburaga abantu ati birahagije, none unamura ukuboko kwawe. Kandi marayika uwo w'Uwiteka yari bugufi bw'imbuga ya Ruwana w'Umuyebuzi. Dawidi abonye marayika wishe abantu abwira Uwiteka atumva naracumuye kandi nabaye ikigoryi, ariko nk'izi ntama zacumuye iki? Ukuboko kwawe aba ari njye kurwanya n'inzu ya data. Uwo munsi Gadi asanga Dawidi aramubwira ati zamuka wubakire Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Ruwana w'Umuyebuzi. Dawidi arazamuka nk'uko Gadi yamubwiye ko ari ko Uwiteka yategetse. Aruwana arungurutse abona umwami n'abagaragu be baza bamusanga. Aruwana arasohoka yikubita hasi imbere y'umwami yubamye. Aruwana arabaza ati mwami nyagasani, uzanywe n'iki ku mugaragu wawe? Dawidi aramusubiza ati nzanywe no kugura imbuga yawe ngo nubakire Uwiteka igicaniro kugira ngo mugiga ive mu bantu. Aruwana abwira Dawidi ati umwami databuja najyana ibyo ashaka byose abitange. Dore ngizi inka z'igitambo cyoswa n'uburisho n'amatandiko y'inka mubigire inkwi. Ibi byose nyagasani njye Aruwana mbihaye umwami. Arongera abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igushime. Ariko
Umwami abwira Ruwana ati oya, ahubwo ndabigura nawe igiciro cyabyo, sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa n'abitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga shekeli z'ifeza 50. Dawidi yubakira Uwiteka igicaniro, atamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Nuko Uwiteka abona guhendahenderwa igihugu mugigishira mu Bisiraheli.